Life path gatanu, life path number 5 niyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Iyi irareba abantu bavutse ku tariki 5, ku tariki 14, ku tariki 23. Tugiye kureba umuhamagaro wabo. Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Nk'uko nari mbivuze, tugiye kuganira ku bantu bari muri life path gatanu. Aba bantu ni abavutse ku tariki 5, ku tariki 14 no ku tariki 23, ni ukuvuga ukwezi uko ariko kose. Aba bantu rero ikizabakubwira ni uko ni abantu ntibajya basaza. Aba bantu ntibagendanye n'imyaka yabo. Ni abantu ushobora kumusanga afite imyaka 60 ariko ukabona wagira ngo afite imyaka 25. We n'imyaka ye ntaho bahuriye. Bahora ari abasore, yaba ari umukobwa ubona akiri agakumi, yaba ari umusore umugabo ubona akiri agasore, kandi ubwo ngubwo amaze kurya bonane nyinshi yarazirengeje. Rero ahangaha bano bantu bari muri life path gatanu bakaba baba muri planet yitwa Mercury. Iyi planet Mercury ni planet bavuga ko yihuta, ihora yihukanka. Ni ukuvuga ngo abantu baba muri iyi life path ni abantu badaguma ahantu hamwe, bahora bari mu miguruko. Iyi life path ya gatanu igiye kumera neza n'abantu bari muri life path ya gatatu. Ubirebye neza, aba bantu bafite byinshi bahuriyeho. Rero akenshi bano bantu bo muri life path tugiye kureba mu bintu bya romantike, muri relationship ya bano bantu ni abahanga pe, barimo cyane, ariko bakagira ikibazo cy'uko relationship zabo zitaguma hamwe. Kubera iki? Kubera ko akenshi bahura n'abantu baguma ahantu hamwe kandi bo baba bari mu miguruko, buri munsi baba baguruka. Bitavuga ko atari abizerwa, barizerwa, ariko ni abantu bataguma mu kintu kimwe, kubera ko ni abantu bahora bari mu kazi, ni abantu baba bashaka gukora utuntu utwo ari two twose, kubera ko biyumvamo imbaraga nyinshi, bakumva ko kwicara hamwe imbaraga zabo zirimo gupfa ubusa, bityo bakabumva bakora ibintu byinshi mu gihe gito gishoboka. N'abantu bitwa ba multitask, usanga ari hariya, usanga akora kiriya, ariko defo yabo nubwo bwose bakora ibintu byinshi, nta bintu byinshi bajya barangiza. Akenshi bahora bari mu miguruko. Niyo mpamvu akenshi baba bakeneye abantu bababa iruhande kugira ngo babakarume. Rero reka turebe bamwe muri groupe y'abantu, muri life path y'abantu bakorana nabo b'inshuti. Ni ukuvuga ngo iyo bahuye bisa nkaho ibintu bimeze neza. Aha reka tuvuge abantu nk'uri muri life path ya nimero 1 na nomero 4 na 6. Aba ni inshuti, bakorana neza n'uyu muntu uri muri life path gatanu. Bishatse kuvuga iki? Umuntu wavutse nk'uko twabibonye wo muri life path 1 cyangwa life path ya mbere, ni umuntu wavutse ku tariki ya mbere, tariki 10. Abantu baba bakora ibintu by'ibitangaza, abantu baba bakora ibintu binini cyane, ariko bafite biyorganizaho gatoya. N'uyu nguyu ni umukozi, ashobora gukora ibintu yigiye kuri bari abantu bo kuri life path ya mbere, bakabikora bakabigira nabo binini, ariko ntabwo ari ku rwego rw'abari abantu bo kuri life bavutse ku tariki ya mbere, tariki 10, itariki 19 n'itariki 28. Uyu nguyu ntabwo ari kuri rwego rwabo, ariko we akaba n'umuntu wakora byinshi kurusha bariya, byinshi ariko bitari binini. Noneho uyu muntu wo ku tariki 5, ku tariki 14, ku tariki 23 nk'uko twabibonye, akeneye cyane umuntu wavutse ku tariki ya mbere, umuntu wavutse ku tariki 10, umuntu wavutse ku tariki
28 umuntu wavutse kuri tariki ya 19 arabakeneye cyane koko bari abantu bari organize cyane kurusha uyu nguyu. Bashobora uriya muntu ashobora guha discipline uyu nguyu muri life path 5 bakamuha discipline akareka guhuzagurika kuba ayashaka gukora ibintu idari byo byose bidatanga umusaruro munini. Nura muntu wo muri life path 4 ariyo twabonye irimo abantu bari discipline bari bafite bari organized, abantu nk'ibivuga butumwa, ibintu nk'ibyo abantu usanga badashaka guhuzagurika batinya n'impinduka, bafatuye umuntu bakamushyira ku murongo bigatuma adahuzagurika. Bityo rero niba ari nk'umugabo ufite umugore wo muri iriya groupe twavuze 1 na 4, uyu mugabo yatera imbere byanze bikunze kora ko uriya mugore yamukaruma. Niba uri umugabo kano kanya urimo kunyumva waravutse ku tariki 5, tariki 14, itariki 23, ukaba ufite umugore wavutse kuri aya matariki, wenda itariki ya mbere harimo 1 uteranyije amatariki yavukiyemo, ni ukuvuga ngo 1, 10, 19, 28, ukaba ufite umugore umeze utyo cyangwa umugabo wo mu cyiciro kindi, akaba ari byaba byiza umuteza amatwi kubera ko uriya muntu yagufasha akagushyira ku murongo. Mu nyumve neza icyo nshatse kuvuga ahangaha. Niba uri umugabo cyangwa uri umugore waravutse ku tariki 5, 14, 23, ubwo uri muri iyi life path ya 5. Rero niba warahuye n'umufasha wawe akaba ari muri life path yari ya mbere n'iya 4, bariya n'abantu bawe bagushyira ku murongo bagatuma guhuzagurika kwawe kurangira. Waba umuntu munini wagera ahantu kure, batega amatwi, ntugire ngo ntubasuzugure, nturebe amashuri baba wenda ubarusha. Wowe bari abantu bafite impano ya discipline no kuyorganiza. Kubera iki? Wowe urwaye indwara imwe yo kubona ufite ubushyuhe muri wowe wo kuba wakora ibintu byose bikujemo, kandi ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu uzasanga ibintu byose wakoze mu myaka yose, abantu bose wafashije mu myaka yose, imyaka isirangira ukiri hahandi, n'ibyo wakoze ntibingana n'imbaraga washyizemo. Ushobora kuba warabonye akazi keza, warabonye amahirwe menshi mu mafaranga, ariko kubera uko ugenda uyatagaguza ahantu hose, ukaza gusanga mu misazire yawe n'ibyo ufite ukabona ko bidahuye n'ubuzima wagombaga kuba uba urimo n'amahirwe wahuye nayo mu buzima. Bityo rero ukeneye abantu bagushyira ku murongo, bakagukaruma, bagakaruma ubwo bushyuhe bwawe, bakabushyiramo amazi ho gatoya kugira ngo butuze, ubundi bakakwereka icyo gukora. Aba bantu rero bo muri life path 5, umunsi wabo mwiza ni kuwa 3. Ibara ryabo ryiza ni icyatsi. Ubundi rero bakavuga yuko ku matariki runaka 5, 14, 23, 9, 18, 27, ayo ni amatariki yabo y'amahirwe meza pe. Ni amahirwe iyo ugize Imana kuri uwo munsi ku tariki 5, ariko wa 3 kora ibyawe byose rwose, genda wigure n'itike ya tombora, ibintu bishobora kuba byahinduka. Ibyo rero nibyo bitukomeje ku bantu bafite life path 5. N'ikindi, aba bantu akenshi usanga ari abantu barwaragurika ku byerekeye imigongo, kurwaragurika ibyerekeye igifu, kubera ko akenshi baba bagendagura ntibakontorora ibyo barya, barwaragura ibifungo za amibe, imigongo, ibintu nk'ibyo. Bakeneye za zinc, ibiryo birimo zinc nyinshi na magnesium mu mubiri wabo, kubera ko n'abantu bahora bakorakora akazi kenshi ntibakunze kuruhuka. Kuzumva banabita ko ngo niba warigeze wumva ijambo bavuga ngo the jack of all trade master of none. Aba ni abantu bakora ibintu byinshi, bazi ibintu byinshi, ariko
ntibamasteringa, nta n'ikintu na kimwe bavuga ngo barakizi ijana ku ijana, kubera ko imbaraga zabo zose zitagagujwe ahantu hose. Byaba byiza nk'uko nabitanzemo urugero, bahuye n'abari abantu bo muri life path rimwe na life path kane, bakabashyira ku murongo, bakabanyorosha kugira ngo babe the master nibura w'akantu kamwe kazabageza kure. Dukomeze rero ku bantu batari friendly nabo, ku bantu batari inshuti zabo, twavuga nk'umuntu wo muri life path ya kabiri. Mwibuke ko twavuze ko abantu bo muri life path ya kabiri ni abantu akenshi bakoreshwa n'amarangamutima, ni abantu usanga batazi gutandukanya inshuti nyayo n'umuntu ubihishamo. Usanga bizera umuntu uwo ari we wese, noneho iyo bahuye n'uyu muntu wo muri life path gatanu usanga barwana, usanga batumvikana, kubera ko uyu life path n'uriya muntu usanga bose basa nkaho ntago bari ku isi imwe. Usanga rero akenshi niba ufite wowe umugabo cyangwa wowe mugore uri muri life path turimo kuvuga ya gatanu, ukaba ufite umugore wo muri life path ya kabiri, ugomba kugira kwihangana kwa cyane. Bitavuga ko urukundo rutabamo, ruba ruri mu rukundo, ariko hakaba ari ibintu by'imico bituma bigusaba kwihangana cyane kugira ngo urukundo rugumemo. Ntibivuze ko ngo kubera ko ari nimero mudahuje bigomba gusenya urugo cyangwa mutakagombye kubana. Oya, mwabana, ariko umenye ko hagomba kuvamo kwihangana. Kwihangana hagati yanyu kugomba kuba kwinshi, kuko hari byinshi mudahuje. Umwe arijimye, umwe aragenda buhoro ari we kabiri, n'uyu gatanu noneho we akaba ari mu miguruko ya buri segonda. Niho uzasanga harimo kutizerana, ibintu nk'ibyo byose, ariko ugasanga ni umwere, ariko kubera ko kamere yari ukuguruka, umugore ntamwizeye cyangwa umugabo ntamwizeye. Iyo ntago ari impamvu irimo, niko we ateye, niyo planete arimo, niyo irimo kumugira ibyo bintu byose, bigatuma aguruka. Nk'uko twabonye ko ari muri Mercure, ariyo planete ye, ari umuntu uhora uri mu miguruko. Kandi ikindi tukiri kuri life path ya gatanu, nk'uko twabonye ko umunsi wabo ari kuwa gatatu, umunsi wabo w'amahirwe ko twabonye ari kuwa gatatu, biba byiza yuko banagiramo igifungo kuri uwo munsi, fasting, bakiriza, bityo byatuma zimwe mu ndwara barwaye zikiza ubwaryo. Kandi bagakora massage cyangwa bagakora ibyo meditation mbere yuko baryama na mu gitondo. Mwibuke meditation nigeze kuganira kuri video zanjye zabanje, uburyo mbere yo kujya kuryama byaba byiza wicaye hasi ukabanza ukitekerezaho, ugashimira ibyo wakoze kuri uwo munsi, maze ukaryama neza. Wanabyuka mu gitondo, mbere yo kugira ngo uve ku gitanda ugenda, banza wicare gatoya, ureke amaraso yawe asirikire neza, winanure. Ukicaye ku gitanda winanure neza, amaraso agere hose, ubundi uhaguruke neza nta kibazo ufite. Kandi tukiri kuri bano bantu bo muri iyi life path gatanu bavutse ku tariki 5, ku tariki 14, ku tariki 23, ni byiza ko barya imboga cyane. Imboga ni ikintu kiza kuri bo, birinde kurya inyama. Ibintu by'icyatsi kuri bo ni byiza, imboga ni ikintu cyiza cyane. Nk'uko twabibonye, ibara ry'icyatsi kuri bo ni ibara ryiza kuri bo, niryo ribazanira, ribagabanyiriza stress, nibyo biyumva batuje. Ni byiza ko bazajya batembera ahantu mu mashyamba, bakaba ariho batembera. Biba byiza kubona ibintu by'icyatsi imbere yabyo, bibagarura muri mood yabo. Reka turangirize hano rero kuri bano bantu ba life path ya gatanu.
bavutse ku tariki 5, tariki 14, 26 nk'uko nabivuze. Ubwo ndakeka yuko babonye ibintu byinshi. Mwirinde kandi kurya inyama nijoro mbere yuko mujya kuryama, bituma mu gitondo mubyuka mwumva munaniwe, atari byiza. Murye ibiryo byoroshye mbere ya nijoro, mbere yuko mujya kuryamana. N'icyayi cy'ikawa kuri mwebwe ni ingirakamaro cyane. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao, 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 ciao.